Nikora aba yicaye ahantu nyine muri bare, yicaye wenyine kuri table, dore ko nyine aba ategereje umuntu bari bafitanye gahunda. Areba rero ku ruhande maze agahita abona hari umukobwa mwiza cyane nawe uba wicaye wenyine. Muri kano kanya rero telefone ya Nikora ihita isona, aritaba rero agahita asanga umuntu bari bafitanye gahunda. Gahunda rwose yayisubitse, nyamara Nikora waba yamaze kugera hano nyine. Aguma yicaye wenyine rero kugira ngo nyine asoze icyo yanywaga ubundi agende. Mu kanya gato ajya kubona akabona wa mukobwa mwiza yarebaga nawe telefone ye irasonnye, yarayitabye. Maze bisa nkaho rwose abwiwe inkuru itari nziza, dore ko yahise asubiza umuntu wari uri kuri telefone ati ndumva nta kibazo kubera ko n'ubundi nyuma y'ibyo byose ubuzima buzakomeza. Yahise yijima mu maso rero, ariko nanone nyine ubona ntacyo bimubwiye. Yagerageje gusoza icyo kunywa cye kugira ngo nawe yigendere. Muri kano kanya rero Nikora yahise ahaguruka maze aza yegera uyu mukobwa. Yahise amubwira ati birashoboka ko nawe gahunda yawe baba bayishe nk'uko nanjye byangendekeye, gusa nitwa Nikora. Yanabivuze kandi akurura intebe yicara. Naho rero Gavina ati tekereza ko umukunzi wanjye amaze kunkatira kuri telefone. Ati cyakoze bino bintu biratangaje. Nawe yumvaga bimutangaje, niyo mpamvu yabibwiye n'umuntu rwose bakibona na kano kanya. Yahise amubwira ati nako mbere ya byose nyine nanjye nitwa Gavina, gusa nyine kubera ukuntu ntangaye ndi kumva nyine nabibwira buri muntu wese. Naho rero Nikora ati ariko ndabona rwose udasa nk'umuntu nyine ibi bintu bitunguye cyane. Gavina ati uzi impamvu se? Ibi bintu nari mbitegereje igihe kinini. Urumva umukunzi wanjye n'ubundi hari hashize amezi menshi tutabonana, none ikirenze kuri ibyo buri gihe yahoraga ashaka impamvu z'uko tutari bubonane, agahora ubona nyine ameze nk'umuntu nshakaho amakosa. Mbese mu by'ukuri wabonaga nyine rwose ko hari ikintu kitagenda. Nari mbyiteze ariko nari ntegereje nyine ko bimuva mu kanwa. Muri kano kanya rero nanone telefone ya Nikora yahise yongera irasona. Gavina yahise amubwira ati taba telefone, ndakeka nyine ari umukunzi wawe uguhamagaye. Naho rero Nikora wari umaze kureba umuhamagaye ati nakwifuje ko rwose yakabaye ari umukunzi wanjye, ariko si ko bimeze, ni mama wanjye. Ahubwo nyine mama wanjye hari umukobwa w'umumama w'inshuti ye ashaka kumupresenta, kandi njye simbishaka. Ndumva nyine ibyo bintu rwose ntabivamo, ahubwo nashaka kwishakira nyine umugore wanjye uwo tuzahura tugakundana. Muri kano kanya rero Gavina we nyine yahise amubwira atoke ati ngewe rero rwose ndumva nagenda, ubwo nyine amahirwe masa. Nikora ati hoya ndakwinginze uretse, kubera ko n'ubundi nyine twagize ibihe bibi birumvikana, ariko reka tubiprofite. Reka basi umpe isaha imwe mu gihe cy'umunsi wawe wose, maze twicare tube tuganira. N'ubundi ngewe ndahari, ihangane rwose umpe igihe maze twiganirire. Gavina rero yasanze n'ubundi nta cyamwirukansaga, maze aricara batangira nyine kuganira. Gavina rero yahise abwira uyu musore ati ariko n'ubundi buriya ikigaragara cyo uriya mukunzi wanjye ntabwo twagombaga kurambana, kubera ko akazi kanjye ntiyakishimiraga, yahoraga nyine wumva rwose akinubira. Naho Nikora ati hanyuma se mbabarira umbwire ubundi ako kazi ni akahe nyine umukunzi wawe atifuzaga kumenya? Naho rero Gavina ati nyine ibyiza ni uko wowe wagerageza nawe ugatekereza akazi umuntu uwo ari we wese mukundanye aba yumva rwose utakabaye ukagumaho. Nikora rero yarasetse, dore ko nta gitekerezo yari afite nyine cy'akazi uyu mukobwa yari ari kumubwira yakoraga. Bakomeje rero kuganira, maze hashize umwanya munini ibiganiro rwose byari byaryoshye. Basetse cyane wagira ngo basanzwe bamenyeranye, dore ko nyine Nikora ni umusore uzi kuganira cyane. Ikindi kandi ahora nisekera, dore ko anaseka neza rwose. Kano kanya rero Gavina yarahagurutse maze aramubwira ati wakoze cyane kuba rwose tumaranye uyu mwanya, byari iby'igiciro kandi ni ukuri urasetsa cyane. Ndumva naruhutse, mbese ndumva ameze neza kuba rwose nahuye nawe. Wakoze cyane rwose kumpa uyu mwanya. Naho rero Nikora ati ahubwo wowe wakoze kubera ko wanyemereye nyine ko turi bwicarane. Yahise amubaza ati ariko ntabwo wigeze umbwira nyine ka kazi ukora?
naho rero Gavina ati ariko nakubwiye ngo nyine uzagerageze nawe kubifora wowe wenyine. Nikora ati none se wampaye nimero yawe? Gavina ati nimero yanjye rero nzayiguha nituramuka twongeye guhura, ndabigusezeranyije. Naho rero Nikora yari ari guseka cyane ati nta kibazo, ndabizi ko tuzahura kandi bidatinze. Nikora rero yaramubajije ati nibura se nguhe lift nkugeze mu rugo? Naho Gavina ati urakoze cyane ariko nazanye imodoka yanjye. Yahise rero ahaguruka aranamusezera nyine amwifuriza kuza kugira umugoroba mwiza. Umunsi rero wakurikiye Nikora yari ari ku kazi. Sekreteri we rero yamuzaniye amadosiye maze ahita amubwira ati hanyuma rero ngiye nyine kujya gufata ibya mu gitondo, gusa nyine uyu munsi ndaza gutinda kuko ndaza kujya no kuri garaje, imodoka yanjye ifite ikibazo, hanyuma rero ubwo ntihaze kugira umuntu untegereza. Sekreteri yahise amubwira ati nta kibazo rwose, nabyanditse, ndaza kubabwira abantu bose kutari bubanguke. Yaragiye rero afata amafunguro nyine ya mu gitondo, dore ko we yayafataga saa 4 za mu gitondo. Amaze kuyafata yahise akomeza ajya kuri garaje. Yagezeyo rero asanga hari abasirikare 3 bari bari gukubita abakanishi, bari kubashotagura imigeri. Yavuye mu modoka rero aza abegera, yatunguwe no kubona Gavina ari umwe muri aba basirikare. Uyu mukobwa rero nta nubwo yari yigeze abona Nikora kubera ukuntu yari yarakaye ari gushotagura umukanishi hano, amushota imigeri, ingumi byose abivangavanga. Nikora rero yahise amubwira ati Gavina, yarabanje ariko aramwitegereza umwanya munini. Gavina rero yarahindukiye maze bakubitanye amaso, bombi bahise baseka. Nikora rero yahise amubwira ati umva mubabarire n'ukuri nanjye musabiye imbabazi. Aba bakanishi rero bahise babwira nyine aba basirikare bati mutubabarire tugiye guhita tubitunganya vuba vuba, dore ko nyine ibyo bari bangije ntabwo bari bamenye ko iyi modoka ari iy'abasirikare kuko uwayijyanye yambaye imyenda isanzwe. Kano kanya rero Gavina ndetse na Nikora bagiye ku ruhande maze batangira kuganira. Naho rero Nikora yahise amubwira ati urakoze cyane rwose kuba umubabariye, atariko nyine ndatunguwe kuba umukobwa twahuye ejo uyu munsi mubonye maze ngasanga ni umusirikare. Naho rero Gavina ati cyane rwose ndi umusirikare. Aturumva nyine impamvu rero uriya mukanishi nyine nari mumereye nabi, tekereza ko bazanye imodoka yanjye ngo ayinkorere, hanyuma arangije ahindura batiri yanjye kandi yari nshyashya, ubwo rero nagombaga kumukosora rwose. Naho rero Nikora atumva isomo baribonye. Gavina rero yakomeje amubwira ati nyine aka niko kazi kanjye, akazi kanjye rero ndagakunda, gusa nyine ntabwo njya mpfa kukavuga, bisaba ko nyine umuntu abyimenyera, ariko nta muntu n'umwe njya mbibwira. Gusa nanone mba numva ariko uburyo bwanjye nyine bwo kugira ngo nkorere igihugu cyanjye, mbese kano kazi ngakora ngakunze cyane, ni akazi nahisemo kandi rwose nkora nishimye. Nikora rero yakomeje kumwitegereza ati gusa nyine ni ukuri birakubereye, uzi ukuntu iniforume zikubereye, zirakubereye cyane. Gavina ati ni wowe muntu wa mbere rwose ubashije kunshimira ibyo nkora, ubundi nyine abandi bantu bose bahita bambwira ngo kubera iki ngo nagiye mu gisirikare, ngo ntabwo umukobwa nkanjye ngo yaraberewe no kukijyamo. Naho rero Nikora ati wowe rwose ni amahitamo y'umuntu kandi umuntu wese akora ibyo akunda, nanjye ibyo nkora nuko mbikunda kandi nabihisemo, gusa nyine ni ukuri ndabona rwose bikubereye. Nikora rero yabonye imodoka nyine ya Gavina bayisoje maze ahita amubwira ati hanyuma rero ndifuza nyine kukwimvita tukazasangira iby'umugoroba muri iyi minsi, kandi ni ukuri ntabwo rwose nifuza ko wambwira hoya. Yahise akura telefone mu mufuka rero ahita ayishyira imbere ya Gavina ati nimero yawe kandi ndayikeneye, urabizi warabinsezeraniye ko nitwongera guhura uzampa nimero yawe. Nta kintu kinshimishije nk'ukuntu byihuse kugira ngo twongere guhura. Gavina rero yarasetse maze ahita afata telefone ya Nikora yandikamo nyine nimero ze. Ubwo nyine Nikora yagombaga kuzamuhamagara kugira ngo bahane gahunda y'uko bazongera guhura. Undi munsi rero Nikora yanyuze kuri Gavina ari gutaha, dore ko noneho kano kanya yari ari kugenda n'amaguru
dore ko nyine yari ategereje ko imodoka iza kumutwara ariko aba yigendera n'amaguru, yumvaga guhagarara atabishaka. Nikora rero yamusabye ko yamutwara maze akamugeza mu rugo. Uyu munsi Gavina yarabyemeye maze baza mu modoka nyine bagenda batera story. Bageze rero hano mu rugo iwabo wa Gavina, Gavina aramubwira turakoze kuba rwose wampaye lift ukanzana. Nikora ati ahubwo byakambereye byiza uramutse umbwiye nkajya ngutwara buri munsi mu gitondo na nimugoroba. Ubwo ni nako kandi bari guseka. Naho Gavina ati urakoze cyane ni ukuri. Basezeranyeho rero maze Nikora amubwira ko n'ubundi yifuza ko rwose muri iyi minsi itarambiranye bazahura nanone, dore ko nyine yarasigaye ashaka ko rwose bahura kenshi maze bakisangirira, dore ko bano bahuzaga ikiganiro neza ku buryo iyo babaga bari kumwe babaga bari gutera story bari guseka, mbese wabonaga ko rwose babyumva kimwe, wabaga ubona ko ari abantu nyine bahuza cyane. Undi munsi rero Nikora yagiye kureba mama we mu rugo, dore ko nyine batabanaga kubera ko Nikora we yaribanaga nyine wenyine, yabaga hafi y'akazi ke. Ageze rero mu rugo yasanze Jovial ariho ari. Jovial ni umukobwa w'inshuti rwose ya Nikora, ariko nanone ababyeyi be bakaba ari inshuti za mama wa Nikora, mbese bisa nkaho uyu mukobwa nabo rwose ari umuvandimwe wa Nikora, kubera ko bameze nkaho nyine babonana kenshi, kubera ko Jovial akunda kuba nyine ari mu rugo iwabo wa Nikora ari gufasha mama utuntu tumwe na tumwe, dore ko nyine uyu mukobwa anafite abantu atekera maze akagenda bashyira ibyo kurya. Uyu mukobwa rero aba ari umutetsi rwose wabigize umwuga, dore ko aba abizi kandi cyane. Uyu munsi rero niwe uri gutekera Nikora ari kumwitegura, kubera ko nyine mama we aba yamubwiye ko ari buze. Nikora rero araza ariko agasanga ibyo kurya ntabwo biratungana, ahita amusanga mu gikoni atumva ati ndashonje ntabwo ushobora kubyumva, ati harabura iki ngo bishye. Naho rero Jovial ati bigiye gutungana ni ukuri, urabizi nyine mbikora nitonze, iyo ari wowe ntubizi z'ukuntu ukunda ibiryo. Naho Nikora ati nawe urabizi nkunda ibiryo ntabwo ushobora kubyumva. Jovial rero yatangiye kumubwira ukuntu nyine ibintu bihenze ku isoko, ndetse rwose ubu ngubu asigaye atekera abakiriya bamwe na bamwe ugasanga ntabwo babyumva, kubera yuko aba noneho yabashyiriye ibyo kurya bikeya ugereranyije n'ibyo yabashyiraga, kandi nanone yabasaba kongera amafaranga ntibabyumve. Nikora yahise amubwira ati ariko njyewe ndabyumva cyane, kubera yuko n'iyo urebye nyine bije twakoreshaga amafaranga umukozi yansabaga yo kugura ibintu bisa nkaho rwose yiyongereye cyane, bihita binyereka rero ko ku isoko bitoroshye habe na gatoya. Yakomeje no kuganira na Jovial kugeza igihe yamaze gutegurira maze bajya muri salo gusangira. Bari ku meza rero Nikora yabwiye Jovial atumva uyu munsi ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Jovial ati mbwira, nanjye ndakomeje kubona ufite akanyamuneza gakabije, nabona kuri kwisetsa, mbese urakeye mu maso ntabwo bisanzwe, bimeze bitese. Naho rero Nikora atumva ati uyu munsi se uzi ko mfite gahunda yo guhura n'umuntu? Jovial ati kagira inkuru rero, ati uwo muntu se ni umuntu umeze uti? Naho rero Nikora ati nyine ati ni umukobwa nawe urabyumva? Jovial ati none se muraza guhuzwa n'akazi? Nikora ati hoya, ati nicyo gitangaje, ntabwo turi buhuzwe n'akazi, ni rendezvous nyine hagati y'umukobwa n'umuhungu, nawe urabyumva ntabwo ari ngombwa ngo ngusobanurire cyane. Jovial rero yaratunguwe ati ndumva bintunguye, ati uzi igihe cyose umaze utambwira ko hari umuntu n'umwe mwaba muri mu rukundo? Naho rero Nikora ati yego ndabizi nanjye maze igihe kinini, ariko kuri iyi nshuro ndakeka noneho uyu mukobwa twahuye ari uwa nyawe, kubera ko uyu mukobwa nyine ni mwiza, mba numva nishimiye kuba ndi kumwe nawe, iyo turi kumwe turaseka kuva duhuye kugeza dusezeranyeho, mbese mba mbona duhuje ibintu byose, mbese ubyumve ngo ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Kuri iyi nshuro rero ndakeka uyu we rwose ntazigera murekura. Nikora rero yarahindukiye arebye Jovial asanga yahindutse mu maso, yese amubaza ati ko ndiba se kandi uhindutse mu maso? Naho rero Jovial ati nari ndi gutekereza niba uwo mukobwa nawe kwiyumvamo nk'uko umwiyumvamo. Naho Nikora ati nanjye nibyo nifuza, gusa nyine ubwo nzabimenya nyuma ya gahunda y'uyu munsi,
kubera ko njye ntabwo nkunda guhura n'umukobwa ngo mpite ntangira kumubwira ko mukunda, ntabwo biba ari sawa, ibyiza ni ugutegereza ariko nyine mbyizere kubera ko njyewe ndamukunda cyane n'umutima wanjye wose. Nyamara akimara kuvuga ibi byasaga nkaho rwose Jovial yafushye kandi cyane, akagerageza kubihisha ariko nanone isura ye rwose ikabigaragaza. Ku mugoroba rero harageze, Nicolas yagombaga gusohokana na Gavina. Bahuriye rero muri resto nziza noneho ariko atari yayindi bahuriyemo ubwashize. Baricaye rero maze Nicolas amubwira ibyo kurya nyine birenze byo muri iyi resto. Batanze komande maze rwose bije byari biryoshye cyane ku buryo Gavina yari yananiwe kubyakira, akajya amubwira tumva ndi kumva biryoshye ku buryo nafata amafunguro nyine ndi no kuvuga utugambo kubera ukuntu naryohewe. Bose rero barasetse dore ko nyine n'ubusanzwe bahoraga bari kwisekera. Kano kanya rero Gavina yabwiye Nicolas ati ariko ni ukuri ni wowe muntu wa mbere ubasha kunsetsa cyane, ni ukuri urasetsa ntabwo ushobora kubyumva, uzi ko iyo turi kumwe ntajya mbasha kubumba umunwa. Naho Nicolas ati ndagusetsa cyane, ati none se waretse nyine nkazaba umukomediye wawe w'umwihariko. Gavina ati ubwo se najya nkwishyura iki? Nicolas ati ntabwo menze, gusa nyine buriya ari ubuntu rwose nabukorera maze nkajya ngusetsa cyane. Bongeye rero gusubira kuri sije nyine y'ibyo kurya bya hano, maze Nicolas ahita amubwira ati wakoze rero kuba wemeye maze nkakubwira nyine ibyo kurya biryoshye bya hano. Gavina atumva amahitamo yawe nayemeye, ati biraryoshye cyane. Nicolas turumva abashefu ba hano nyine bari mu bashefu b'abahanga bazi gutegura aya mafunguro. Gavina rero yatunguwe no kumva ko nyine atari bo ba mbere ahubwo kuko we yumvaga ari bo barenze abandi bose. Ati none se kubera ko utabashyize ku mwanya wa mbere? Nicolas ati impamvu ntabashyize ku mwanya wa mbere rero hari undi mushefu w'umushuti wanjye tuziranye, we noneho abarenzeho. Naho rero Gavina ati hoya se, ati uwo mushefu arenze kuba hano? Ati none se afite resto nawe cyangwa akorera abandi? Naho rero Nicolas aturumva nyine atakorera mu rugo, ati uwo mushefu ndi kukubwira ni umukobwa, ni umushuti wanjye nyine akaba n'inshuti nyine y'umuryango, gusa nyine azi guteka cyane. Yabonye rero Gavina nyine asa nkaho ari kubitekerezaho ukuntu uwo mushefu ari umukobwa akaba ari n'inshuti ye, maze uyu musore ahita amubaza ati none se uratunguwe nyine ko mfite inshuti y'umukobwa? Naho Gavina ati hoya, ati ntabwo ntunguwe, ati none se si ibintu bisanzwe? Nicolas yahise amubwira ati ariko nawe ushobora kuba ufite inshuti yawe y'umuhungu. Naho Gavina ati hoya ngiye rwose ntayo mfite. Nicolas ati hanyuma se, ahita amubwira izina rimwe muri ba basirikare yasanze bahagararanye. Naho rero Gavina yahise amubwira ati hoya uriya ni mugenzi wanjye dukorana, ariko mu by'ukuri nyine nta wundi mubano w'umwihariko dufitanye. Bakomeje rero gutera story maze Nicolas ahita abwira Gavina ati hanyuma rero njyewe uramutse ubangamiwe no kuba rwose Jovial ari inshuti yanjye kandi ari umukobwa, nahita mureka rwose twahita turekana? Naho Gavina ati oya ibyo bintu urumva nabikora nk'uko babivuze, urumva muziranye kuva kera muri abana, ni inshuti yawe kandi akaba n'inshuti y'umuryango, urumva se njyewe koko nakubwira ngo mureke? Nta n'impamvu kandi nawe ntiwabikora. Ubwo urumva wamugurana se umukobwa mumaze igihe gito cyane mumenyanye nkanjye? Gusa nyine nta nubwo bimbangamiye, nta kibazo rwose na kimwe kirimo. Kano kanya rero Nicolas yari ari kwitegereza Gavina, yahise amubwira ati ubundi niyo mpamvu ngukunda, ati gusa nyine mbivuze mu buryo ntakabaye nabivuzemo, dore ko nyine yanabimubwiye aseka. Kano kanya Gavina yari ari kumwitegereza, Nicolas yahise amubwira ati urumva, ati nyine ntabwo rwose nshaka kukubwira ngo uhite ubitekerezaho kano kanya nk'igisubizo, ariko ndagukunda kandi cyane. Naho rero Gavina ati none se uribuka yuko ngewe ndi umusirikare cyangwa wabyibagiwe? Nicolas ati ndabizi neza ko uri umusirikare kandi ntacyo bintwaye, ako kazi ntabwo kambangamiye habe na gatoya, ndetse rwose niteguye kwakira buri kintu cyose cyerekeranye n'akazi kawe, ntugire ikibazo. Gusa nyine wowe uzansubiza igihe uzumvira ntacyo bigutwaye. Gavina yitegereje uyu musore maze nawe atangira kumwenyura, yari yishimye, yumvaga n'ubundi anezerewe mu mutima we, dore ko nyine
bombi bari barahuje bakibonana umunsi wa mbere, batangiye kubona ko rwose bahuza, ariko nanone ntabwo Gavina yatekerezaga ko uyu musore yakwihanganira akazi akora, kubera ko abandi basore bose bagiye bamenyana bahoraga nyine ubona rwose batishimiye kano kazi habe na gatoya. Uyu munsi rero umugoroba wararyoshye rwose, dore ko batandukanye batabishaka, ari uko nyine amasaha rwose yamaze gukura. Umunsi rero wakurikiye Nikora yagiye kureba mama we, akigerayo rero n'ubundi yasanze Jovial agihari, yahise amubwira ati ese Jovial yarakiri hano? Naho mama ati hanyuma se agomba kugusaba uruhushya rwo kuba ari hano? Naho Nikora ati ndabizi nyine ko akunda kuba ari hano, ariko ntabwo nari mbizi. Naho mama we ati umva rero nkubwire, ati buriya nyine urabizi Jovial mufata nk'umukobwa ntigeze mbyara, kuko nta mukobwa n'umwe nabyaye, nababyaye muri abahungu gusa, mba numva ari mushiki wanyu, ariko nanone nanashimishwa n'uko rwose yaba n'umukazana wanjye, nabyo nabikunda cyane. Nikora rero yahise amwitegereza ati hanyuma se mama, ati murumuna wanjye ko yashatse yaba umukazana wawe gute? Mama we ati hanyuma se niba murumuna wawe yarashatse, wowe warashatse? Nikora rero yahise aseka, yarasetse ananirwa kurekeraho. Mama we ati hanyuma se kuseka, urumva ibintu mvuga bisekeje ko kurumva atari byo? Nikora ati mama, ngiye nta na rimwe nigeze mbona Jovial muri ubwo buryo uvuze, nta na rimwe ni ukuri, ahubwo nyine ngewe nzashaka igihe nyine umukunzi wanjye azaba yanyemereye ko twakundana, akanemera kumbera umugore. Umunsi Gavina azabinyemerera, n'uwo munsi narara nkoze ubukwe. Mama we ati Gavina se kandi ninde? Naho Nikora ati Gavina ni umukobwa nakunze, ndamukunda ntabwo ushobora kubyumva. Mama we ati kagira inkuru rero, ati mbwira rero inkuru zimpe neza. Ati hanyuma se uwo mukobwa mumaranye igihe kingana gute, akora iki? Nuwahe? Atangira kumubaza ibintu byinshi. Kano kanya rero Nikora yaramubwiye ati Gavina ni umukobwa mwiza, icyamukwereka niwe mukobwa twahuje mu buzima, urabizi ukuntu nawe nyine nta mukobwa najyaga nanagupresenta, ariko uyu we nzamukuzanira kubera ko mama naramukunze, ahubwo ngire ku mavi azambwire yego. Mama ati none se akora iki? Nikora ati wumva nyine ni umusirikare. Mama we yarumiwe ati none se mwana wanjye, ubwo koko umukobwa w'umusirikare uzamushobora? Tekereza nawe ukuntu uyu munsi baba bari hano, ejo bari hariya, ejo bundi bari hariya, ibyo bintu koko bazabishobora? Naho Nikora ati mama, nta kintu na kimwe ntashobora, nkurikije ukuntu nakunze uriya mukobwa, nibiba ngombwa ahubwo ubanza azajya yimuka tukimukana, icyampa gusa akanyemerera urukundo, ibindi byose ukabyihorera. Bakomeje rero kuganira, maze nyine Nikora abwira mama we ati gusa nyine mama, nizere ko icyo kiganiro tugeze ukiganiriza Jovial, kuko rwose ntabwo byashoboka. Naho mama we ati hoya pe, ntabwo nigeze mbimuganiriza, ni wowe wa mbere nyine nari mbibwiye, nabwo nari mbitekereje gutyo gusa nihitira, nuko najyaga nkureba nkabona nta mukunzi ugira, nkabona nta gahunda yo gushaka ufite, kandi nyine umaze gukura bihagije. Naho ubundi rwose sinigeze mbimuganiriza. Nikora ati ndabizi nyine ubuhangayitse, ariko humura, mu gihe kitarambiranye nzakwereka umukobwa, ndabizi ko nawe uzahita umbwira uti icyo wari utegereje nakibonye. Umunsi wakurikiye rero Nikora ajya kuryama, maze yaba akigera mu buriri agafata telefone agahamagara Gavina. Yaramubwiye ati wiriwe neza se umukobwa mwiza? Naho Gavina ati yego niriwe neza. Batangiye rero n'ubundi gutera za story zabo, maze mu kanya gatoya Nikora baramubajije ati none se umukobwa w'umusirikare tuziranye yaba hari ukuntu ajya yiyumva ku musore witwa Nikora? Gavina rero yahise amubwira ati kubera iki se utategereza ejo maze ukazabimenya neza? Nikora yahise amubaza ati ejo se hazaba iki? Naho rero Gavina ati ejo ndatekereza ko nyuma y'inama n'umuyobozi wanjye nazaza kukureba ku kazi, niba ariko ntacyo bigutwaye. Nikora yahise aseka ati nta kintu kimwe bintwaye, ahubwo nyine ni karibu cyane, ikindi kandi urisanga igihe icyo ari cyo cyose. Ndumva rwose mpise nshyuha, ndumva atari njye nzarota ayo masaha agera maze ukaza nyine kundeba ku kazi. Ahubwo se imodoka yawe irakora neza, cyangwa nzaze kugutwara maze uze kundeba? Akivuga gutyo bose bahise baseka, dore ko nyine
bahise bumva ibyo bintu koko bisekeje. Bakomeje rero kuganira ariko nyine ubona bose bishimye ku mpande zombi. Nikora rero yabwiye Gavina ati ndishimye cyane kandi urakoze kubwo rwose amagambo mbwiye uyu mugoroba, ikindi kandi nyine uze kurara haryana ubwo nta hejo nari nguhamagaye ngira ngo numve uko umeze, ikindi kandi niyumvire n'ijwi ryawe. Gavina ati none se ukunda ijwi ryanjye, wumva mvuga neza? Nikora ati uvuga neza cyane, nifuza ko umunsi umwe wazaba uri kumbwira nk'inkuru nyine za nkuru zituje babwira ababebe bari gusinzira. Naho rero Gavina ati hanyuma se wowe uri umubebe? Nikora ati nyine ahari nanjye ni ababebe wawe. Bose rero bahise baseka, maze Gavina ahita amubwira ati umunsi umwe nizere ko rwose hari umunsi iyo nkuru nzayikubwira, gusa nyine ninyikubwira wowe ntuzasinzire kubera ko ntabwo aricyo nzaba ngamije. Bose rero bahise baseka maze basezeranaho, buri wese rero ku ruhande rwe yasigaye ari kwibaza ku wundi, ndetse rwose yishimiye nyine kuba baramenyanye. Bwarakeye rero maze Nikora yirirwa yashyushye, yari ategereje nyine Gavina ko ari buze kuza. Mu kanya gato rero kuri reception baramuhamagaye maze bamubwira ko hari umukobwa uje kumureba. Yahise ababwira ati nimumureke yinjire. Akinjira rero yari yambaye uniforme nyine kuko yari avuye ku kazi. Nikora rero akimukubita amaso yahise ahaguruka yihuta maze ahita amufata mu biganza bibiri. Yaramubwiye ati urasa neza cyane, uri mwiza, ntakubeshye ni ubwa mbere nabonye umusirikare mwiza uri sexy, ntabwo ushobora kubyumva. Gavina rero yarasetse dore ko nyine yumvaga ahari ari burage uyu musore yibereyemo. Nikora yaramubwiye ati nukuri ntabwo ndi gukina, ibintu mba nkubwira nibyo, mba mbona nyine uri mwiza cyane, noneho buri uko duhuye undi munsi ukurikira mbona wabaye mwiza kurushaho. Yamuhaye rero kari baricara maze ahita amubwira ati none se inama yagenze neza? Gavina ati yego, ati inama yagenze neza. Nikora rero yatangiye kumubwira ati ahangaha rero niho nkorera, iyi kampani ni iyanjye, ni ahangaha ubundi mbarizwa. Ati urakoze kuba uje kuhandeba. Ati none se uratekereza uzaza ryari kundeba no mu rugo? Gavina yaramubwiye ati umunsi nyine nzaba nafashe umwanzuro w'uko nyine ninjira mu buzima bwawe nawe ukinjira mu buzima bwanjye. Nikora yahise amubaza ati none se icyo gihe ni ryari? Mbabarira umbwire. Gavina rero yahise amubwira ati ahubwo se uratekereza iki biramutse ari uyu munsi? Nikora ati uyu munsi? Ati ushatse kumbwira ko rero ari yego umbwiye yuko nawe unkunda? Naho rero Gavina ati yego, ati kereka ahubwo niba ushaka yuko mpindura ibitekerezo. Nikora ati hoya hoya ntibikabe. Yahise ahaguruka arazenguruka nyine ava aho ku ntebe yari yicayeho, yaraje ahobera uyu mukobwa, yaramukomeje cyane ati ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, ndumva umunezero ndenze, sinzi icyo kukubwira, sinzi icyo gukora, gusa wumve ko umutima wanjye unezerewe. Urakoze cyane kuba unyemereye kugukunda, urakoze rwose, sinzi uko nabikubwira. Bakomeje guhoberana rero. Naho rero Gavina ati nawe warakoze kuza mu buzima bwanjye, ni iby'igiciro kuba narahuye nawe. Nikora rero yahise amubwira ati mbabarira, ubwo nyine niba uyu munsi aribwo wemeye ko nza mu buzima bwawe, mbabarira tujyane iwacu njye kukwereka mama wanjye, kubera ko mpora mukubwira arakuzi ntabwo ushobora kubyumva ariko akuzi ku munwa gusa, ndifuza rero ko yanakubona. Gavina rero ntabwo yigeze amugora, yaramubwiye ati nta kibazo rwose tugende, ariko se nanone mama wawe araza kubifata gute nambona nambaye iyi myenda? Nikora ati namubwiye buri kimwe cyose kandi rwose nta kibazo, humura uraberewe uri mwiza. Bahise bahaguruka rero maze bajya iwabo wa Nikora. Bakigerayo basanze Jovial ariho ari, dore ko wagira ngo uyu nawe rwose yari yarabaye nk'imwe mu ntebe zo muri salo, ntiyajyaga hava. Barakomanze, Jovial wabarajwe uza gufungura. Agifungura rero yahise abwira Nikora ati ni karibu, ati kuje se noneho bitunguranye? Naho rero Nikora ati narinje nyine kubereka umuntu w'ingenzi, ni nabyiza ko nawe ngusanze hano. Ati narinje kubereka umukunzi wanjye mushya. Jovial rero yari kwitegereza uyu mukobwa ariko nyine ubona yatangaye, dore ko nyine uretse kwijijisha ariko ubundi ntabwo aba yarishimiye ko nyine Nikora afite umukunzi muri kino gihe. Gusa nyine
Jovial nawe yatangajwe n'ubwiza bwa Gavina, dore ko uyu mukobwa yari mwiza cyane, yaramwitegereje maze rwose abona koko Nicola yari afite rezo kuba yaramuhisemo, gusa nyine ntabwo ibyo bintu yari kubivuga. Yakomeje rero kwijijisha maze Nicola ahita abwira Gavina ati uyu rero ni wa mushuti wanjye nakubwiye uzi guteka cyane. Gavina aseka yahise amubwira ati nishimiye guhura nawe, dore ko nyine nakumenye rwose mbere y'uko tunakundana, kubera y'uko yahoraga kumbwira ambwira ko ufite impano yo guteka cyane. Bose rero bakomeje kuganira, ariko mu kanya gatoya mama wa Nicola yaraje. Mu kanya gato rero mama wa Nicola yaraje, maze kano kanya Jovial yabaye nk'ugenda nyine kugira ngo ave muri salo basigare baganira. Nicola yeretse rero umukazana mama we, maze aramubwira ati dore wa mukobwa nakubwiraga wantwaye umutima, umukobwa nkunda n'umutima wanjye wose. Naho rero mama we yahise amubwira ati ndishimye mwana wanjye. Yarahagurutse maze ahobera nanone kandi Gavina ati mukobwa wanjye ndakwishimiye, ntabwo ushobora kubyumva. Ati none se urabizi ko ari wowe mukobwa wa mbere Nicola abashije kunzanira hano, ni wowe mukobwa wa mbere anyeretse. Nicola yahise aseka ati mama, ati mumbwirire, nabimubwiraga ntabyemere, ati uzi ko nabimubwiye ntabyemere. Naho rero mama wa Nicola ati ni ukuri da, ati ni wowe mukobwa wa mbere anyeretse, ati ndumva nishimye, ati gusa nyine umuhungu wanjye azi guhitamo kuko uri umukobwa mwiza cyane, ndumva rwose nkunezerewe, kandi ni karibu hano iwacu, uzajya uza wisanga umubyumve. Ndishimye bana banjye. Yari anezerewe kandi koko, dore ko nyine yahoraga yishyuza umuhungu we impamvu nta mushahara afite. Yamubaza uko azakora ubukwe niba nta n'uwo bakundana agira. Uyu munsi rero byari bibaye rwose nk'asubijwe, dore ko yari abonye ko kandi uyu mukobwa ari na mwiza cyane. Cya kibazo nyine yahoraga yibaza abaza umuhungu ati none se umusirikare muzashobokana, icyo rwose cyari cyarakemutse, cyane cyane ko umuhungu we yari yaramubwiye ati ngewe nta kibazo, niteguye buri kimwe cyose kubera ukuntu mukunda. Mama we rero yaramubwiye ati nta kibazo, ndinde se wo kubuza umuhungu wanjye ibyishimo igihe nyine umukobwa ubimuha ari umusirikare, nta kibazo rwose. Ibyo rwose yari yarabyakiriye. Uyu munsi rero yaranezerewe noneho kuba ahuye n'uyu mukobwa amaso ku yandi, dore ko yabonye ari na mwiza cyane, atuje, ari umukobwa nyine rwose ubereye kuba umukazana we. Mu kanya gato rero mama wabo yarabaretse kugira ngo nyine babe biganirira. Bicaye muri salo maze Nicola ajya kuzana ice cream kugira ngo basangire. Yazanye rero iya shokora ariko azana n'iya vanilla. Yahise abaza Gavina ati urahitamo iyihe muri izi? Gavina rero yahise amubwira ati ndahitamo vanilla kubera ko niyo nkunda cyane. Nicola yahise ayimuhereza maze agumana iya shokora. Yaricaye rero maze ahita amubwira tumva uzi yuko se nanjye ice cream ya vanilla ariyo yanjye nkunda cyane, gusa nyine kubera ko uri umushyitsi niyo mpamvu nihanganye nkayiguha. Bose bahise baseka. Mu kanya gato rero Nicola yaramubwiye ati mbabarira numve ku yawe. Gavina yaramuretse arumva. Naho Gavina nawe ati reka nanjye numve ku yawe. Yariye kuyashokora maze ahita abwira Nicola ati n'ubundi iyi ngiyi rwose niyo iryoshye cyane, iraryoshye bikabije. Nicola yahise amubwira ati yego rwose ndabizi nanjye ko iryoha cyane, gusa nuko nyine hari hasigayemo ebyiri gusa, ariko ndakubwiza kuri nanjye nkunda vanilla cyane. Bose rero batangajwe n'ukuntu ibintu byose bakunda ari bimwe. Baraganiriye rero barishima. Umugoroba warinze ugera maze Nicola aherekeza Gavina aramutahana amugeza mu rugo, agaruka mu rugo. Mu masaha y'ijoro rero igihe Nicola yari ari kwitegura kuryama, dore ko yari yasubiye iwe nyine, yagiye kumva yumva umuntu arakomanze. Yaratunguwe ati ubuse ninde koko ukomanza aya masaha? Yagiye gufungura maze asanga ni Jovial. Yaramubajije ati ni amahoro ko uje kundeba aya masaha untunguye? Jovial ati yego ni amahoro, ariko nyine nananiwe rwose kuryama, hari ikintu nifuza kukubwira. Nicola ati nta kibazo mbwira. Ati none se ati umukunzi wawe ari hano? Naho rero Nicola ati oya ntabwo ari hano kubera ko yahise ataha iwabo. Jovial yahise amubwira atumva nkubwire, ati nafushye cyane nkubonanye n'umukunzi wawe, narebye ukuntu wamurebaga
umurebana urukundo rudasanzwe. Ni ubwa mbere nari nkubonye wishimye kuriya, ni ubwa mbere nari nkubonye kandi wishimiye umukobwa bingana kuriya. Sinkubeshye rwose, nafushye maze numva birandenze. Nari nzi ko ndi bigumane, ariko n'ubundi byanze ko mbigumana. Niyo mpamvu nje kubikubwira, nje kukubwira ko rwose nanjye ngukunda, nubwo nyine byarangiye ufite undi, ariko ndagukunda kandi cyane. Nikora rero yananiwe kwihangana, ati ngo iki? Ati izo burage zawe rwose nawe urabizi ko nzimenyereye. Yarasetse, araseka yanga kurekera, ati wambabariye ukareka kuzana izo burage aya masaha ko ari ayo kuruhuka. Jovial ati ariko ntabwo ari burage, ndakubwiza ukuri, ni ukuri ndagukunda bya nyabyo, ndagukunda cyane kandi noneho ni ukuva kera. Gusa nyine ntiwigeze rwose ubibona habe n'umunsi n'umwe, ariko nanone ndabifuriza nyine amahirwe masa, kuko ndabizi ko umutima wawe wawuhaye undi muntu, ariko sinari kureka kubikubwira kubera ko nyine byananiye kubigumana. Kano kanya noneho Nikora yabonye ko uyu mukobwa atangiye kuba rwose siriyasi. Ati uzi ko uburyo bwose ukomeje, uzi kuri no kubivuga mbibona noneho neza neza ko wabaye siriyasi. Naho rero Jovial ati cyane ni ukuri ndakomeje. Nikora yaramubwiye ati umbabarire ni ukuri, kubera yuko urabizi nkunda cyane Gavina kandi ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndakwinginze ubimbabariremo. Naho rero Jovial ati nta kundi nyine, gusa nyine ubwo reka ngende nkureke urara haryana. Nuko numvaga ntaraga nakubwiye ibyo bintu, numvaga n'ubundi ntasinzira. Jovial rero yaratashye n'ubundi umushiha wari wose. Umushuti we rero babanaga mu nzu yaramubajije ati nifuza kumenya impamvu warakaye bingana gutyo. Jovial ati nifate mbwira Nikora ko mukunda, maze rwose bise nkaho nta nicyo bimubwiye. Tekereza ko nagiye ntanangarure, ngo nibura angarure nyine ampe n'amahirwe. Reba igihe cyose twamaranye, none koko anguranye umusirikare. Noneho reba ikirenze, tekereza ko atigeze anampamagara ngo yumve uko ameze. Bishatse kuvuga ko ntacyo mubwiye, atigeze rwose anatekereza ku bubabare naba mfite mu mutima. Uyu mushuti we ati nyine ibyo byose bikubera ikimenyetso cy'uko yahisemo undi kandi wowe atari uko agufata. Bikubera ikimenyetso cy'uko nyine agufata nk'inshuti isanzwe kandi nyine wakabaye ubyakira. Jovial rero ntabwo yabyumvaga, agahinda nyine kari kose. Gusa iyi nshuti ye yamugiriye inama ko nyine atagomba gutakaza byose, kubera ko Nikora ari inshuti ye magara. Agomba kubyuka akajya kumusaba imbabazi za reaction nyine yaba yagize, maze bagakomeza kuba inshuti. Bwarakeye rero Jovial koko ajya kureba nyine Nikora. Akigerayo yaramubwiye ati umbabarire kuba rwose naraye nyine nitwaye kuriya, gusa nyine nanjye ntabwo yari njye, ariko mbabarire. Kandi nanone ndashaka kukubwira ko rwose ntacyo byangije mu mubano wacu, njye nawe tuzakomeza turi inshuti, nta kintu na kimwe kizigera kibyangiza. Umbabarire rero rwose kuba nakubwiye biriya byose. Nikora rero umusore w'umwana mwiza cyane ati oya nta kibazo, gusa nyine kuba unyemereye ko tuzakomeza turi inshuti ibyo birampagije. Jovial kandi yasabye Nikora ko rwose ibi bintu atazigera abibwira Gavina habe n'umunsi n'umwe. Yaramubwiye ati sinifuza ko yazambona bitandukanye nuko yajyaga mbona, ntuzigere ubimubwira. Nikora ati ntabyo nzamubwira. Yaratashye rero, maze nyine Nikora we rwose na Gavina urukundo nyine hagati yabo rwakomeje kugenda rukura umunsi ku wundi. Undi munsi rero mama wa Nikora yamubwiye ko rwose yikumburiye kwirebera uyu mukobwa nanone, dore ko yari yaramukunze birenze. Nikora rero yaramujyanye kugira ngo bajye kumusura. Uyu munsi rero kandi noneho Gavina yagiye yambaye imyenda isanzwe itari uniforme za gisirikare. Ikindi kandi yagiye nyine ashyiriye na mama wa Nikora impano. Bageze rero maze mama wa Nikora nyine abaha karibu, yari yabiteguye yabatekeye. Gusa uyu munsi ntabwo noneho Jovial yari ahari. Mama wa Nikora rero yabwiye nyine Gavina ukuntu yumvaga amukumbuye, yifuzaga kongera kumubona. Ati ni ukuri ntabwo wakumva ukuntu nakwishimiye. Naho Gavina ati nanjye naragukunze, ni ukuri uri umubyeyi mwiza, kandi nanjye mba numva rwose nishimiye kuba nakongera kubabona. Batangiye rero gutera story nyine n'ubundi baganira ibintu bigiye bitandukanye.
Gavina rero yahaye impano mama wa Nicola yari yamuzaniye, aramubwira ati nyine ntabwo ari impano zihenze ariko nyine ni ibintu natekereje ko nyine nakora agakorwa niyo kaba ari gatoya, nabikuye ku mutima kugira icyo mbazanira nubwo ari gitoya. Mama wa Nicola ati ndishimye cyane, ahubwo si ukuntu wanzaniye ibintu byinshi nibyo bitangaje. Ati uri umukobwa mwiza ni ukuri kandi ndi umunyamahirwe kuba narakugize, mba numva nishimye ndetse rwose nshimishijwe n'umunsi umuhungu wanjye yakubonyeho. Umuhungu wanjye arishimye, afite ibyishimo ntigeze mbona kuva yabaho, kandi byose nyine biri guturuka kuri wowe. Naho rero Gavina ati nanjye rega ndishimye mama, ati nanjye ndishimye cyane kandi ibyishimo mfite byose biri guturuka kuri Nicola. Mama wabo rero yarishimye ati ntiwumva se, ati ntabwo mwabyumva ukuntu mba numva mfite umunezero mwinshi. Gavina rero yakomeje kugenda noneho anamenyerana na mama wa Nicola cyane. Umunsi umwe bajyanye kureba agafilime maze rwose barishima cyane. Batashye rero bahise basanga kandi Jovial yaje kubareba, yabonye ukuntu bishimye, areba ukuntu mama wa Nicola yishimiye uyu mukobwa yamukunze. Ibi byose byamuteraga agashyari ariko akagerageza kubihisha. Uyu munsi rero Gavina yaramubwiye atumva twagize ibihe byiza ntabwo ushobora kubyumva, turifuza ko ubutaha nawe wazaboneka maze tukajyana tukarebana agafilime, niyo twasubiramo iyo twarebye nta kibazo, kubera ko twagize ibihe byiza cyane. Nawe nyine yijijisha ati nta kibazo rwose, nzaza nyine tujyane maze rwose tuyirebane. Gavina we rero nta gitekerezo yari afite cy'ukuntu nyine Jovial aba yifitiye ishyari muri we, ntabyo yari azi rwose habe na gatoya. Naho rero ku rundi ruhande Nicola we yari ari mu bihe bye by'umunezero atigeze abamo na rimwe. Umunsi umwe rero yari yicaraniye nyine na Gavina maze amureba mu maso, yamufashe mu biganza byombi maze aramubwira ati sheri, ndakwinginze mbabarira unsezeranye yuko utazigera unsiga na rimwe, ko ntazigera mba ahantu utari, kandi nyine unsezeranye ko uzahora uri uwanjye ibihe byose. Gavina rero nawe yamurebye mu maso ati kubera icyo uhangayitse, urabizi ko rwose ndi uwawe ibihe byose, kandi nyine rwose ndagusezeraniye nta wundi muntu n'umwe nzegera nk'umutima wanjye, ikindi kandi sinzegera njya kure yawe, mbese nzahora iruhande rwawe kuko nanjye niho honyine nkura umunezero. Uyu munsi rero Nicola yarishimye maze ahobera Gavina, yaramufashe yanga kumurekura. Hari ukuntu nyine yajyaga amuhobera akamugumana, yabaga yumva nyine ibyishimo byamurenze atazi ikintu yakora. Uyu munsi rero Nicola yahise abwira Gavina ati uretse gatoya hari akantu nyine nifuza kukwereka. Yaragiye ajya mu cyumba maze agaruka amuzaniye akantu kari karimo impano. Aka kantu kari karimo umukufi mwiza cyane wa zahabu. Yaraje rero ahita amubwira ati uyu munsi nifuje nyine kugutungura. Naho Gavina kigakubita amaso yaramubwiye ati mbega agakufi keza, ati wakoze cyane ni ukuri ndumva rwose binshimishije. Yaramuhobereye maze aramubwira ati ni ukuri ni wowe rukundo nari ntegereje, kandi ni ukuri aka kantu ni keza cyane. Nawe rero yahise akora mu isakoshi ye abakuyemo akabuwate ati ariko nanjye uyu munsi nari niyemeje kugutungura. Yakamuhereje rero impano maze Nicola arayifungura, yahise asanga rero ari ibipesu by'ishati birimo byiza cyane, maze ahita amubwira ati uzi ko bijyanye n'aka kantu wambaye ku kuboko. Nicola yahise amubwira ati cyane ni ukuri wagira ngo neza neza uzi ibintu byose nkunda. Barongeye barahoberana maze Nicola ahita amubwira ati ikindi kintu kintunguye ni ukuntu imitima yacu wagira ngo irabwirana. Tekereza ko ibyo natekereje nawe ari byo watekereje, tukabitekerereza rimwe nta uwabibwiye undi. Bombi rero batunguwe n'ukuntu ibintu byose babihuje, ariko nyine urukundo rwabo rwari ruryoshye, dore ko rwose yari couple ijyanye mu buryo bwose, yumvikana, bahuje ibitekerezo, mbese ibintu byose barahuzaga, wabonaga ko umwe rwose yaremewe undi nta gushidikanya. Umwaka rero uragenda ugashyira aba bombi bakundana, urukundo rushyushye. Umunsi umwe rero Nicola yagiye mu rugo iwabo, yari agiye kureba mama we. Mama we yaramubajije ati mbabarira umbwire
ikintu cyatumye umpamagara ngo singire ahantu na hamwe njya ngo urashaka kuza tukavugana. Nikora rero yahise akora mu mufuka maze ahita akuramo nyine akantu kari karimo impeta, yahise akamuhereza ati impamvu ni iyi ngiyi. Mama we yarafunguye maze ahita amubwira ati mbega impeta nziza, ati ni nziza cyane ndetse iranahenze, ati none si ibyo ntekereje nibyo, waba ugiye gusaba umukunzi wawe ko yakubera umugore? Naho rero Nikora ati wabimenye mama, ati rwose niko bimeze, ndumva niteguye noneho kuba nakwambika impeta Gavina. Mama we ati ntabwo wakumva ukuntu binshimishije, nahoraga ntekereza ko ahari uyu munsi utazasanga nkiriho, ariko ndumva nishimye, noneho ikindi kintu kinshimishije ndifuza rwose kuzabona uriya mukobwa ari umukazana wanjye, nta byishimo bizaba bimeze nkabyo, bizaba ari ibintu birenze ntabwo ushobora kubyumva, mwana wanjye ndishimye cyane. Nikora ati rero mama, impamvu nari nje hano nyine nari nje kubanza kubikubwira no kugusaba kandi umugisha wa kibyeyi. Mama we ati mwana wanjye umugisha wanjye urawufite, kubera yuko uriya niwe mukazana nasengeye, niwe mukazana nifuza, ubwo rero umugisha wanjye murawufite bana banjye, kandi ahantu hose muzajya mujya umugisha wanjye rwose mujye mujyana nawo. Nikora rero yarishimye maze abwira mama ati nanjye mfite ibyishimo ntashobora kugusobanurira, sinzi uko nabikubwira. Mama we ati oya, si ngombwa kubinsobanurira kuko biragaragara mu maso yawe, usigaye uhora useka, mbese amenyo yawe umuntu uwo ari we wese asigaye ahora yareba kubera ko ntabwo ukibumba umunwa. Nikora ati ariko mama nawe urakabya, uratangiye bya bindi byawe, atari ko tutabeshye rwose mfite ibyishimo ntigeze ngira na rimwe mu buzima. Umunsi rero uwakurikiye ntabwo Nikora yigeze ajya ku kazi, yari ari kwitegura nyine, yari ari mu rugo iwe yateguye muri salo, yahanyanyagije indabyo ahantu hose, yacanye amabuji, mbese yakoze nyine ibintu byiza kandi byinshi, yadekoye nyine kuko yari yiteguye ko uyu munsi aza kwambika umuntu impeta, mbese byari ibintu biryoshye bisa neza cyane. Yari ari mu gikoni rero ari guteka, ubona nyine yashyushye, nyamara yari ataranahamagara na Gavina ngo abimubwire, yumvaga yifuza kuza nyine kumutungura ariko akamuhamagara ibintu byose byarangiye. Nyamara rero ku rundi ruhande kuri Gavina bwo rwose ntabwo byari bimeze neza, dore ko yitabye telefone maze agasanga ni telefone y'umuyobozi we wari uri kumubwira yuko agomba kujya gukorera mu yindi ntara kandi ya kure, nyamara akazahamara amezi 6 atongeye nyine kugaruka hano yakoreraga. Ibi bintu akimara kubyumva yahise yumva ababaye, yumvise acitse intege, dore ko nawe yarababajwe n'ukuntu agiye gusiga umukunzi we, yibazaga ukuntu agiye kumara amezi 6 yose ari kure ye, maze akumva rwose biramubabaje. Ariko nanone iyi misiyo y'akazi ntabwo yagombaga nyine kuyanga, kubera ko mu gisirikare nyine biba ari itegeko, nta gusaba kuba kurimo. Niba bari bamaze kumubwira ko agomba kujya muri iyi misiyo, byasaga nkaho nyine byari itegeko, byari byarangiye. Yabuze rero ikintu akora, atangira gutekereza icyo gukora, yumvaga bimugoye. Yahise rero abwira mukuru we babanaga hano ati ubuse koko ndabigenza gute, ibi bintu ndabibwira ngo iki Nikora, ndahera he? Umuvandimwe rero yahise amubwira ati ahubwo ukibimenya genda ujye kumureba maze rwose ubimubwire, kubera yuko agomba kubimenya byanze bikunze. Yagiye ku kazi rero maze asanga ntiyakoze, bamubwira ko nyine atigeze aza ku kazi. Yahise ajya kumureba mu rugo ndetse anafite ubwoba, atekereza ko ahari ashobora gusanga yanarwaye. Yaragiye arakomanga, Nikora rero utari witeguye umuntu uwo ari we wese yaje gufungura, maze ahita asanga ni Gavina. Yarikanze ati Gavina kuje hano? Naho Gavina ati hanyuma se ntabwo nyine wifuzaga ko nza? Nikora ati warashakaga kuza ariko ntabwo nashakaga kuza nonaha. Gavina ati kandi se habaye iki ko mbona nyine wagira ngo ndabona ntazi ibintu urimo? Naho Nikora ati nari ndi mu gikoni ndi guteka, hari akarori nyine kari bube hano mu kanya, nari nzi ko ari nabwo ndi buguhamagare, dufite akarori. Naho rero Gavina ati hanyuma se turaza kuba turi guserebura iki? Nikora ati oya nta kibazo, ibyo ngibyo byihorere, ahubwo mbwira kubera icyo uje untunguye byari bimeze biti? Gavina ati hari ikintu nashakaga kukubwira kandi cyihutirwa. Nikora ati mbabarira, ntumbwire yuko utakinkunda, ntumbwire ko ugiye kurekera kuba umukunzi wanjye, ntumbwire ko tugiye gutandukana. Naho Gavina atumva ati mu bintu byose nakubwira ibyo byo ntago birimo, urabizi ko nyine ntajya kure yawe, urabizi ko ngukunda kandi ntashobora kugutakaza uko byagenda kose.
ibyo bintu ntuzongere kubitekereza, niyo waba uri kurota ntuzabirote. Nikora rero yahise amubwira ati okay, niba ari ikintu washakaga kumbwira kitari muri ibyo byombi, ubwo reka mbanze njye guteka nsoze bitaza gushirira, ubwo uraza kumbwira nyine turi no gufata amafunguro nta kibazo, gusa nyine wisanzure ufate buri kimwe cyose. Gusa nyine Gavina nawe yinjira hano yabonye bidasanzwe kuko umuteguro wari uri aha ntabwo ari umuteguro usanzwe, ariko nanone yaricaye aratuza maze ategereza nyine icyo umukunzi we aza kumubwira, dore ko yari amubwiye ko nyine baza kuganira mu kanya amaze guhuguka. Mu kanya gato rero Nikora yari ashoje gutegura, yateguye ameza, ibintu rwose nyine bidasanzwe. Gavina akajya amubaza ati ariko mfite amatsiko yo kumenya ikintu cyabaye hano, hari umuntu se wagize aniveriseri? Naho rero Nikora ati oya ariko buretse gatoya ndakubwira nta kibazo. Mu kanya gato rero yaramubwiye ati ni karibu ku meza. Gavina ati none se ntabwo turi butegereze abandi bantu? Nikora ati hoya, ni njyewe nawe tugomba gufungurira kuri aya meza, ndetse rwose binari nabiteguye ku bwanjye ndetse nawe. Gavina rero yaratunguwe ariko aricara batangira gufata amafunguro. Yari amafunguro ameze neza cyane, wabonaga nyine ari ibintu biryoshye rwose bimeze neza ukuntu. Kandi nanone Nikora yamurebanaga urukundo nk'ibisanzwe, nyamara Gavina we yari afite ikintu mu mutima kitameze neza, dore ko yasaga n'ufite agahinda kenshi, ariko nanone atari ari kwereka uyu mukunzi we ku maso. Bari gufata amafunguro rero Nikora yaramubajije ati ngaho mbwira noneho natuje, mbwira ikintu wari uje kumbwira kare. Gavina rero yabuze aho ahera maze Nikora atangira kugira ubwoba ati hoya mbwira, niba rwose hatarimo yuko ugiye kumbwira ko utakinkunda cyangwa utakifuza ko tuba turi kumwe, ibindi byose nta kibazo, humura ndabyakira. Gavina ati ariko nabyo birakomeye. Nikora ati nta kibazo mbwira. Gavina rero yaramubwiye ati nabonye misiyo y'akazi, ngiye kujya gukorera mu ntara ya kure kandi nzamarayo amezi 6. Nikora rero yahise atangara ati oya ntumbwire ibyo bintu, ati amezi 6 yose? Ati none se mbwira, ubwo nzamara amezi 6 yose utari iruhande rwanjye? Gavina ati ntabwo byoroshye, birakomeye cyane rwose. Nikora ati none se mbabarira umbwire, nzajya nza kugusura se nibura? Gavina ati hoya, nta muntu n'umwe wemerewe kunsura kugeza amezi 6 arangiye. Nikora ati noneho ndapfuye neza neza, ati ibyo bintu birakomeye, ati ntakubeshye ndumva ntazi icyo gutekereza, ndumva mbabaye, ndumva mbese ntazi ukuntu meze. Gavina yaramubwiye ati ndakwinginze, nari nabuze aho mpera mbikubwira kuko njye bakibimbwira nahise numva ari nkaho rwose bankuyemo umutima bakawitwarira. Natekereje ukuntu ngiye kugusiga, numva agahinda karanyishe, ariko nanone nta mahitamo mfite kubera ko akazi kanjye nyine urakazi, ni uko gateye niko kameze, ngomba kugenda uko byagenda kose. Nikora rero yatekereje umwanya maze ahita amubwira ati nta yandi mahitamo n'ubundi dufite, kandi nanone navuze ko nzagushyigikira muri byose, nzihanganira buri kimwe cyose kizaba cyerekeranye n'akazi kawe. Ati ahubwo se mbabarira nkwibariza ikintu kimwe, uransezeranya yuko uzankunda ibihe byose? Uransezeranya ko utazigera unyibagirwa? Uransezeranye se ko kandi nta wundi muntu n'umwe uzigera unsimbuza, niyo we yaba kuri iruhande njye ndi kure? Uransezeranya ko uzakomeza kunkunda no kuntekereza? Gavina rero yahise amuhobera ati ndabigusezeraniye mukunzi, kandi urabizi ko nta wundi muntu wagusimbura. Ndagukunda cyane kandi rwose ni wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye, nta n'undi muntu n'umwe nigeze nkunda nk'uko ngukunda. Hanyuma rero nta muntu n'umwe rwose ushobora kukundutira. Nzaba ngutekereza, nzagukumbura, nzakumbura ibihe byacu byiza, mbese ubyumve. Nanjye ntabwo rwose ndi kwibona ndi kure yawe, ntatekereza ko twabonana, ntabwo nzi ukuntu bizaba bimeze, ariko nanone ndagusabye uzanyihanganire, njye sinzigera nguhemukira. Nikora rero yaramuhobereye, aramuhobera aramukomeza kwa kundi yari asanzwe amuhobera, maze arongera amwibutsa ko amukunda kandi ari we rukundo rw'ubuzima bwe. Yahise rero akora mu mufuka azana ya mpeta, maze ahita ashyira ivi hasi yitonze. Yabwiye rero Gavina ati mukunzi, nsezeranya ko uzaba uwanjye njyenyine, kandi unsezeranye ko uzahora unkunda ibihe byose, waba hafi cyangwa kure, haba mu byiza cyangwa mu bibi. Nsezeranya ko utazigera unyibagirwa, nsezeranya kandi ko uzahora untekereza. Naho rero Gavina
mu marira menshi dore ko byari umubabaro. Yaramubajije ati koko se iyi mpeta ni iyanjye? Nyuma y'ibibaye byose urankunda ku buryo wumva ushaka kunyambika impeta? Naho rero Nikora ati ni wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye, n'iyo byaba gutegereza imyaka 10 nayitegereza, igihe cyose naba nzi ko ari wowe ntegereje. Wowe nyemerera gusa ko rwose utazigera unyibagirwa. Gavin yahise amuhobera cyane, nawe arongera aramuhobera aramukomeza. Bamaze akanya bahoberanye, Gavin ari kumubwira ati ndagukunda n'umutima wanjye wose. Yarongera amuhereza ikiganza ati ndabyemeye rwose ko nzahora ngukunda kandi nta wundi uzagusimbura. Yamwambitse impeta rero maze barahaguruka barahoberana. Ibyishimo byari byose bivanze n'amarira kuko batekerezaga ko nyine bagiye gutandukana. Ntabwo byari byoroshye rwose habe na gatoya. Bamaze rero gufata amafunguro maze Nikora abaza Gavin ati none se ko nibagiwe kukubaza, ubundi ugomba kuzagenda ryari? Gavin ati ngomba kuzagenda ejo. Ati ibintu bya gisirikare nyine nta mwanya wo gutegereza biba bifite, ni ukuvuga ko babikubwira bisa nkaho rwose byarangiye. Nikora rero n'ubundi yakomeje kubabara. Uyu munsi basezeranyeho ariko byari bigoye dore ko gutandukana byari bikomeye rwose. Nikora yamubwiye ko rero azaza kumureba nyine umunsi wagombaga gukurikira ndetse akanamuherekeza. Gusa nyine nta n'umwe wigeze asinzira muri bose, buri wese yarayatekereza ari kwibaza nyine ukuntu aya mezi 6 agiye gukurikira bizaba bimeze. Gusa nta gisubizo yagombaga kubona kubera ko nyine ayo mezi 6 yari atarashira ngo barebe uko byagenze. Bwarakeye rero Nikora ajya kureba umukunzi we nyine nk'uko bari babivuganye. Bagikubitana amaso barahoberanye maze bombi bararira. Nikora rero yabwiye Gavin ati noneho ndakwinginze umbabarire, nibura uyu munsi mu rugendo rwose uri bukore uze kugenda umpamagara, ntihagire isaha n'imwe ishira utampamagaye. Tugende tuvugana, nibura ndifuza nyine kugenda numva ijwi ryawe kuza kugeza igihe urugendo ruza kurangirira maze ukambwira ko ugezeyo amahoro. Gavin yaramubwiye ati ndabikora, ndaza gukomeza rwose ngo uhamagare kubera ko nanjye rega ntabwo ndi bube ntuje. Urabyumva ko nyine kuguhamagara rwose kiraba ari cyo kintu cyonyine kiri gutuma ntanamenya ko ndi kugenda. Yaramuherekeje rero amugeza ku modoka nyine yarije kumutwara. Ntabwo byari byoroshye, gusezerana aho byari bigoye, kurekurana nabyo byari urundi rugamba, ariko nyine bagombaga kurekurana maze umwe akajya ku kazi undi agasigara. Gusa bari bamaze gusezerana yuko bazahora bakundana kugeza igihe bazongera guhurira. Gavin rero yatangiye urugendo nyine nk'uko bari babivuganye, maze buri saha yose akamuhamagara bakaganira, kongera akamwibutsa ko amukunda. Yaramuhamagaye amuhamagara inshuro 3 zose. Nyuma y'uwo mwanya rero dore ko nyine Nikora yari ari ku kazi, yarebye ku isaha noneho abona rwose yashize umwanya Gavin atari kumuhamagara. Yahise atekereza tuzi ko hashize isaha n'iminota atarampamagara. Noneho yakomeje rero kubitekerezaho, ariko birangiye afata telefone atereka amwihamagarire. Yaramuhamagaye maze asanga telefone ntabwo iri gucamo. Yatangiye rero guhangayika ati ubuse koko ko atambwiye ko yagezeyo kandi yagombaga kubimbwira, akaba atari no kwitaba telefone itari gucamo. Ubuse koko ibi bintu byaba byagenze bite? Yakomeje kubyibazaho akomeza guta umutwe. Yaratashye rero ajya mu rugo, ariko n'ubundi nyine ahangayitse rwose, nta mutuzo yari afite muri we. Mu kanya gato rero Jovial yaje kumureba. Yaramubajije ati ko ndeba udatuje? Nawe ati umukunzi wanjye yagiye mu rugendo kandi rwose twari twavuganye yuko ari bugende mpamagara buri saha. Kano kanya hashize umwanya munini atamvugishije kandi ari kumuhamagara telefone ye nticemo. Naho rero Jovial yahise amubwira ati hoya, nizere yuko ibintu ntekereje atari ibya nyabyo. Ati tekereza ko mu kanya ndi kureba amakuru kuri televiziyo bavuze ko hari imodoka yari itwaye abasirikare bari bagiye muri misiyo yakoze agisida, maze abasirikare bose bari bayirimo bose bagapfa ntihasigare n'umwe. Nikora yahise amubwira ati hoya, nizere ko ibyo bintu uvuze atari byo. Yahise rero yicara hasi maze abura imbaraga zongera kumuhagurutsa.
mama we rero nawe wari uri aho ngaho, nawe yabuze ikintu akora, amera nk'umuntu ufashwe n'umutima, yaguye mu ntebe, amera nk'umuntu rwose uguye igihumure. Ibintu byari biri aha byari bibabaje cyane. Naho rero Joviale yatangiye kubahungiza bose, ati hoya ariko nimukomere. Ntabwo rero rwose Nikora yabyumvaga ibi bintu. Yafashe telefone maze atangira guhamagara abantu bose azi ko baziranye, ndetse n'abatangira gushakisha amakuru. Yabonye rero ko ya makuru nyine Joviale yamubwiye ari aya nyayo kuko ibyo bintu byabaye, ndetse arebye neza asanga ya modoka ni iya ba Gavina nyine, kubera ko yari ayizi yari yamutwaye. Yahamagaye mukuru wa Gavina kugira ngo amubaze, maze mukuru wa Gavina amubwira ko rwose nawe amaze kwakira amakuru mabi, uko abantu bose bari bari muri iyo modoka bamaze gushyiramo umwuka, nta n'umwe wabashije kurokoka. Nikora rero yararize, arira nk'agahinja, agahinda karamwishe, maze atangira kubaza Imana impamvu ari we rwose Imana yakoreye ibyo bintu. Yaramubwiye ati gute mu bantu bose wagombaga gutwara wahisemo gutwara Gavina, nibura iyo umutwara nanjye ukadutwarana, kubera ko ntabwo ngomba kuba ahantu atari kandi twarabisezeranye, ni gute wamutwaye ukamunyambura? Amarira rero yari menshi, agahinda kari kose, yari yihebye. Yaravugaga ati ntabwo bishoboka ukuntu umukobwa umwe nakunze kuri iyi si namubura, ntibishoboka ko urukundo rw'ubuzima bwanjye narubura. Ntabwo yabyumvaga. Mama we rero yageragezaga nibura kumwihanganisha, ariko biranga. Joviale nawe agerageza kumwihanganisha, ariko nta muntu n'umwe yifuzaga kumva. Yarababwiye ati mwese ntabwo mwakumva akababaro mfite, kubera ko ntabwo ari umukunzi wanyu wagiye. Ntabwo mwakumva agahinda mfite, ntabwo mwabyumva. Sinibaza ukuntu nzongera kubaho umukunzi wanjye adahari. Yarariraga rero, maze guceceka bikanga. Bamuzanira icyo kunywa ntakinywe, nta mazi yashakaga, ntacyo kurya. Yaragiye rero amara iminsi ameze gutya, dore ko nyine bari bababwiye yuko aba basirikare bagomba gushyingurwa muri rusange mu irimbi rya gisirikare, kubera ko nyine bari bangiritse cyane. Nta n'uwari kumenya umubiri wiwe kuko nyine byari byivanze, kubera ukuntu iyi modoka nayo yakoze agisida maze ikanashya. Nta muntu n'umwe rwose wari wasigaye agaragara isura. Hashize iminsi rero n'ubundi Nikora ari mu gahinda kenshi, dore ko gukora byari byaramunaniye. Ntabwo yari akijya ku kazi. Mama we yaramwicaje aramubwira ati mwana wanjye wagiye ugakomeza akazi, ko nyine ndakumva ko ubabaye, umukunzi wawe yaragiye, ariko nanone ubuzima ntibugomba guhagarara ngo wumve ko kampani yawe ugomba kuyitererana. Nikora rero yaramubwiye ati najyaga numva mfite imbaraga zo gukora buri kimwe cyose, kuko natekerezaga ko mfite urukundo rw'ubuzima bwanjye, ariko kuri iyi nshuro nta kintu na kimwe rwose mfite cyo gukora, nta n'icyo naba nkorera. Mama we yaramubwiye ati mwana wanjye ihangane kandi ukomere, byose nyine bizagenda biza buhoro buhoro. Ndabyumva nanjye ndababaye, kuko ni igihombo kuri njye. Nanjye ntakaje umukobwa najyaga nifuza ko yambera umukazana. Gusa nyine ku rundi ruhande Joviale we nyine byasaga nk'aho ari ibyishimo kuri we, kubera ko imbogamizi yari afite yari imuviriye mu nzira. Icyo yari ari gukora muri iyi minsi rero kwari ukugerageza kwiyegereza cyane Nikora, akamuba hafi, akamuba iruhande, kugira ngo nibura arebe ko nyine yazamugarurira agatima yifuzaga kumwigarurira uko byagenda kose. Iminsi rero yaragiye irashira, ariko n'ubundi nyine Nikora we rwose ntabwo yerekeragaho gutekereza Gavina. Umunsi umwe rero Joviale yaraje maze asanga Nikora afite. Umunsi umwe rero Joviale yaje kureba Nikora nk'ibisanzwe, maze asanga aryamye mu ntebe. Isahani yamwumiye imbere yari iriho ibyo kurya nta kuyihakura, ndetse rwose afite amafoto ya Gavina niyo ari kwirebera. Imwe yabaga iri mu ntebe, indi ayifite mu ntoki, indi ari ku meza, amaso ariho yibereye. Yirirwaga areba iyi foto akarara ayireba, mbese bwari bwo buzima bwe. Joviale rero yararakaye, maze ahita amwambura iyi foto, ati urakabije rwose, kubera icyo wumva ko ubuzima bwarangiye kuko uyu mukobwa yagiye. Ndabizi yari urukundo rw'ubuzima bwawe, ariko ntabwo bivuga ko ubuzima buhagaze, kubera yuko uzakunda n'undi mukobwa, ubuzima buzakomeza, ntabwo ugomba guhora umeze gutya gusa. Naho rero Nikora yahise amubwira ati nta wundi mukobwa n'umwe nzigera nongera gukunda,
nta n'urukundo nzigera nongera kugira, kubera yuko buriya hari abantu baba bari ndasimburwa. Naho rero Jovial ati oya, nta muntu n'umwe utasimburwa. Nicolas yahise amubwira ati yego nibyo, abantu bose basimburwa uretse Gavina. Gavina we ntabwo ashobora gusimburwa. Umwanya namuhaye mu mutima wanjye uzaguma ari uwe, nzarinda nsaza ntigeze nshaka, nzarinda nsaza nta wundi muntu nigeze nkunda, kubera ko nta wundi muntu nzigera nk'urukundo rwanjye, nta n'undi muntu kandi nzigera mbwira ko nkunda. Rwose byararangiye, urukundo rw'ubuzima bwanjye nararubuze. Hanyuma rero buriya aho rwose Gavina ari n'umutima wanjye yarawijyaniye, ngewe mureba gutya ndi igipampara rwose, nta kindi kintu na kimwe kindimo imbere. Ibi bintu rero byababaje Jovial, aya magambo yaramubabaje. Yatekereje ko uyu mukobwa yamubangamiye ari muzima, ariko ubu ngubu akaba ari no kumubangamira yarapfuye, dore ko nyine n'ubundi atatumaga rwose uyu musore amutekereza, yakomezaga kwitekerereza uyu wigendeye. Iminsi rero yaragiye irisunika, amezi aragenda ashira ari menshi. Mama rero banikora yaramwicaje, maze rwose aramubwira ati mwana wanjye, urabona ko rwose ntabwo waguma muri ubu buzima. Yego ibyabaye sinabyibagiwe, ariko nanone ukwiye rwose gutekereza kure. Urabona nyine nka Jovial ukuntu akwitaho, kandi urabizi ko yakubwiye ko agukunda kera. Ndahamya ko rero n'ubu ngubu akigukunda, kubera ko nta mukunzi afite. Urebye ibintu agukora n'ukuntu akwitaho, biragaragara ko ashobora kuba agukunda. Ndahamya ko rero mwana wanjye ubu ngubu kuri iyi nshuro watangira gutekereza, maze rwose ukaba wafata umwanzuro wo kongera gutera intambwe mu buzima. Nicolas rero yarebye mama we, maze aramubwira ati mama rwose sinzi impamvu mba numva ntiteguye. Mama we ati mwana wanjye, ndifuza ko rwose wava muri ubu bwigunge. Nicolas rero yaragiye abitekerezaho, maze ahamagara Jovial. Yamuhamagaye nyine iwe. Jovial rero yaraje, maze Nicolas aramubwira ati nabitekerejeho, maze numva koko nkwiye kuva muri buno bwigunge. None se ubundi ko wigeze kumbwira yuko nkunda, n'ubu uracyankunda? Jovial ati ndagukunda ahubwo cyane. Nicolas rero yaramubwiye ati okay, noneho nta kibazo, ubu rwose niteguye kuba twagerageza amahirwe yacu. Jovial rero yarishimye, nyamara Nicolas ibi byose yarabikoze kubera mama we, kuko mama we yamubwiraga ko rwose nakomeza kumera gutya nawe ashobora kuzicwa n'agahinda. Hashize iminsi nk'ibiri rero, maze Nicolas ajya kubwira mama we ati ubu ngubu nyine nabwiye Jovial ko mukunda, nta kibazo, ubu niteguye ko nyine twagerageza amahirwe. Mama we rero yabaye nk'uwijimye. Naho rero Nicolas ati kandi se ko wijimye, narakoze ibyo wifuzaga? Naho mama we ati yego nyine, ariko ntabwo nashakaga ko nyine ari Jovial ugomba gukunda nk'itegeko. Ngewe natekerezaga ko uzagerageza nyine kuba washaka n'undi mukobwa nta kibazo, ugashaka nyine w'amahitamo yawe. Ntabwo byavugaga ko ngo utegetse Jovial, nuko nyine nabikubwiraga kubikubwira, ariko nyine ntabwo byavugaga ko ari itegeko. Nicolas ati oya nta kibazo mama, ngewe nagize ngo nyine nibyo wifuzaga, ariko nta n'icyo bintwaye, nta kibazo, kubera ko turaziranye bihagije na Jovial, nta kibazo, ntuhangayike, ntacyo bitwaye rwose. Mama we ati nta kibazo nyine mwana wanjye, ubwo gerageza amahirwe, nibyemera bizemere, nibitemera kandi uzabireke nta kibazo. Ku rundi ruhande ariko mukuru wa Gavina nawe yari yarahamagaye Nicolas, maze amubwira ko rwose ashobora nyine nawe gutangira ubundi buzima bushya. Yaramubwiye ati ntugahore mu gahinda, ugomba gutangira ubundi buzima bushya, nta mpamvu zo guhora wigunze. Umuvandimwe wanjye yaragiye, ariko wowe ntabwo nyine uzaba wenyine ibihe byose. Abantu bose rero kubera ukuntu bamubwiraga ibintu bimwe, niyo mpamvu yafashe nyine umwanzuro wo kugira ngo nibura agerageze na Jovial nubwo bitari bimurimo. Gusa nanone umuvandimwe wa Gavina yamubwiye ko yimukiye kandi nawe kure nyine atakibaho babaga. Ibi rero kandi byanatumye bisa nkaho rwose kuvugana n'umuvandimwe wa Gavina byagiye bigabanuka, maze bakajya bavugana gake cyane gashoboka. Igihe rero cyarageze, Nicolas nyine
abona ko byarangiye, ahubwo nyine kubera ukuntu Joviale yakomezaga kumwereka ko amukunda, yakomezaga kumwereka ko nyine amuri iruhande, yafashe umwanzuro wo kumwambika impeta maze nyine bakabana, nubwo bwose atari yarigeze amukunda, ariko nanone yari abizi neza ko nta wundi muntu azigera yongera gukunda. Niyo mpamvu yari yarahisemo nibura kuba yabana n'uwo azi, nubwo bwose badakundana. Yamwambitse impeta rero maze Joviale arishima cyane, kuri we nyine yumvaga rwose ari igitego atsinze. Yapostinze rero iyi video ahantu hose bari kumwambika impeta, nta muntu n'umwe utarabimenye. Ku mbuga nkoranyambaga zose nta kindi cyavugwaga uretse amakuru y'uyu mukobwa n'ubundi wakundaga gupostinga cyane. Ibintu bye byose byahoraga hanze, yahoraga postinga buri kimwe cyose. Bari kwitegura rero ubukwe, ibintu rwose bishyushye. Nikora yagiye muri supermarket ari guhaha rero, yagiye kubonabona uwo musirikare wakoranaga na Gavina yari ari guhaha nawe muri iyi supermarket. Yahise agenda rero amusanga maze aramusuhuza. Naho rero uyu musirikare yahise abaza nyine Nikora ati Nikora umeze neza? Ati none se ati wabyakiriye gute? Naho rero Nikora ati nta kundi nyine, ati ni gutyo. Naho rero uyu musirikare nyine yahise amubwira ati hanyuma rero nyine nari ndi kwihuta, ati gusa nyine unsuhurize Gavina. Nikora rero yagize ngo yumvise nabi, yahise yongera aramufata ikiganza ati ngo uvuze ngo iki? Ati uvuze ngo ngusuhurize nde? Naho rero uyu musirikare ati nari nkubwiye ngo unsuhurize Gavina. Nikora ati ngo ngusuhurize Gavina. Naho uyu musirikare ati none se ntitwavugaga ibintu bimwe njye nawe? Sinari nkubajije ko wabyakiriye ukambwira ko nyine wabyakiriye? Naho rero Nikora ati ibintu uri kuvuga ntabwo mbizi. Gavina se bimeze bite? Gavina se uherutse kumubona? Naho uyu musirikare ati yego, ati naramubonye hashize iminsi nemubonye. Nikora ati wamubonye hehe? Uyu musirikare ati namubonye nyine muri aparitema ye aho yari asanzwe abana mbere, niho ari rwose. Nikora rero yahise amubwira atumva aturakoze cyane, ati ibihe byiza. Yahise arekura ibintu byose yari afite maze byikubita hasi birameneka. Yasohotse muri supermarket yiruka nk'ukurikiwe. Yahise ajya mu modoka ameze nk'umusazi. Yahise agenda rero ajya kuri aparitema aho nyine Gavina yabanaga na mukuru we mbere, ariko mukuru wa Gavina akaba yaramubwiye ko nyine ubu yimutse atakihaba. Yaragiye rero arakomanga maze mukuru wa Gavina aza gufungura. Agifungura rero Nikora yahise yinjira nta kintu kimwe avuze. Yatunguwe no guhita abona Gavina yicaye mu kagare ari ahangaha muri salo. Yari afite nyine inkovu mu maso, ubona ko nyine yakomeretse. Gavina rero agikubita amaso Nikora yaramurebye nawe ntiyamukuraho amaso. Naho rero Nikora we yamurebaga nk'uri kureba umuzimu, dore ko nyine atari ari kwemera ibyo ari kubona n'amaso ye. Yabanyujijemo amaso bose arabareba, arongera kandi areba Gavina. Yaramubaje ati Gavina uri muzima? Ni wowe? N'amarira yose narize kubera iki wanyihoreye? Kuki utambwiye kuri muzima? Kuki utambwiye ko ugihumeka? Umubabaro nagize urawuzi, uzi agahinda kose nagize, uzi ukuntu nashavuye kugera n'uyu munsi, uzi ukuntu nakubuze, uzi ukuntu nagukumbuye nkakubura. Yari ari kumubwira amagambo menshi icyarimwe, nyamara Gavina amarira yaratangiye gushoka. Yaramubwiye ati mbabarira rwose ngusobanurire. Naho rero Nikora ati uransobanurira? Unsobanurira iki? Uransobanurira si impamvu utigeze umbwira kuri muzima? Yarebye mukuru wa Gavina ati kubera iki utigeze umbwira yuko ari muzima? Kubera iki wahoraga umbwira ngo nintangire ubundi buzima bushya kandi ubizi ko urukundo rw'ubuzima bwanjye ruriho? Kubera iki utigeze ubimbwira? Gavina rero yaramubwiye ati ibyo bakubwiye nibyo rwose. Muri iriya mpanuka abantu bose barapfuye, ninjye wavuyemo kuba ari inkuru. Gusa nanone kubera ukuntu nanjye navuyemo meze, igihe nabwiriye mukuru wanjye ko nkiriho, namubwiye ko nta muntu n'umwe agomba kubibwira, kuko sinifuzaga rwose kukubera umutwaro. N'uku kuntu nari imeze, n'izi nkovu, n'ukuntu nagenderaga mu kagare, sinifuzaga ko rwose uzongera no kumbona ukundi. Nifuzaga ko wakwitangirira ubuzima bwawe bushya, ukabaho neza kandi wishimye. Nikora yari ari kurira ati wumvaga nzishima gute ntagufite?
ko ari wowe wari ibyishimo byanjye. Ikindi kandi uko waba umeze kose ntacyo bimbwiye, kuba waba ufite inkovu uracyari mwiza, uracyari wa mukobwa nakunze, nta kintu wahindutseho. Kuba waba wicaye mu kagare ntacyo bimbwiye, niyo byaba ngombwa ko nzajya nguterura cyangwa nkaguheka buri munsi nta kibazo rwose, sinibaza impamvu utigeze ubimbwira. Gavin ati umbabarire ni ukuri, ariko rwose nabonaga nyine nta mpamvu n'imwe yo kubikubwira. Nikora rero yaciye bugufi maze aramubwira ati Gavina, ndacyagukunda, ndagukunda nk'uko nagukundaga mbere, urukundo nagukunze ntaho rwigeze rujya. Naho rero Gavina yahise amubwira ati ariko ubu ngubu ntabwo ukiri uwanjye kubera yuko uri umugabo w'undi mugore. Nikora rero yahise amubwira ati ibyo byose se kandi nabyo urabizi. Naho rero Gavina ati yego, twarabibonye amafoto ku mbuga nkoranyambaga, narabibonye ko nyine ubu ngubu ufite umukunzi, gusa kuri njye numvaga binshimishije ko nibura ugiye kubaho wishimye. Nikora ati ntabwo bishoboka, impamvu biriya byose nabikoze nuko nyine mama yambwiraga ko rwose nzicwa n'agahinda ninkomeza kuba ndi jyenyine, ariko ndashaka kukubwira ko nta muntu n'umwe nigeze ngusimbuza. Yahise abwira rero Gavina ati nimumbabarire gatoya ndaje. Yahise afata imodoka agenda yiruka maze ajya kureba Joviale. Akigerayo rero yahise abwira Joviale ati nari nje kukubwira ko nta kintu na kimwe kiri hagati yanjye nawe, ubu ngubu nifitiye umunezero kubera ko nongeye kubona urukundo rw'ubuzima bwanjye. Naho Joviale ati ndetse kandi Nikora ati ndashaka kukubwira ko kano kanya tuvugana Gavin ari muzima, ameze neza cyane kandi ndacyamukunda. Umbabarire rwose, ariko ntabwo rwose ibyanjye nawe bigikomeje. Ni nako kandi yabivugaga ari kumukuramo impeta, amubwira ati wihangane kubera ko urukundo rw'ubuzima bwanjye rwagarutse, ugerageze ubyumve kandi ubyihanganire. Joviale ntiyabyumvaga, yaratangiye kurira maze ati none se ubu ngubu uwo mukobwa ugiye kumunsimbuza kandi nanone gute wankora ibyo bintu? Naho rero Nikora ati kubw'amahirwe Imana yamurokoye, ni uko rwose yari azi ko mukeneye mu buzima bwanjye. Hanyuma rero rwose byihanganira ariko umenye ko bitakibaye. Yahise asohoka yiruka maze ahita ajya kureba mama we, amubwira nyine ibyabaye. Ibyishimo byari byose kuri bose. Yarongeye kandi agaruka kwa Gavina, yaramubwiye ati mvuye kugikemura kubera ko sinigeze mukunda, impeta namwambitse nyimukuyemo kubera yuko ni wowe muntu wenyine nakunze mu buzima bwanjye. Sinzi ukuntu rero yarebye ku kiganza cya Gavina maze abona Gavina aracyambaye ya mpeta yamwambitse. Yahise amubwira ati Gavina, uracyambaye impeta nakwambitse? Gavina yagerageje guhisha intoki, ariko Nikora ahita amubwira ati nayibonye, wikurirwa ubihisha. Ati kuba warakomeje kwambara impeta nakwambitse ni uko wakomeje kurinda isezerano ryanjye nawe, yuko nyine wakomeje kunkunda aho wari uri hose. Nanjye nubwo nakoze biriya byose, ariko urukundo rwanjye nta wundi muntu n'umwe nigeze nduha uretse wowe. Ndacyagukunda kandi nzahora ngukunda ibihe byose. Gavina rero kwihangana ntabwo byari byoroshye, dore ko aba bombi bari barakundanye birenze ibikenewe. Bahise rero bahoberana maze Gavina aramubwira ati nanjye ndagukunda, sinigeze ndeka kugukunda, nuko gusa ibi byose nabikoraga kubw'urukundo nagukundaga, nifuzaga ko nyine wahora wishimye, niyo mpamvu nari narakwihoreye. Nikora rero yaramubwiye ati mfite ibyishimo byinshi kuba nongeye kukubona, ndakubwiza ukuri sinzi icyo nakubwira ariko wumve ko nezerewe. Umunsi wakurikiye rero hari nyine mu masaha y'ijoro, ariko nanone abantu batararyama. Gavina rero yari ari mu rugo wenyine, dore ko umuvandimwe we yari yagiye muri supermarket, yari ibintu yari agiye guhaha. Gavina rero yari ari kumuhamagara amwibutsa nyine n'ibindi bintu agomba kuza kugura muri iyi supermarket. Mu kanya gato rero Gavina yagiye kubonabona Joviale arinjiye, yari yambaye nyine ibintu bimupfutse mu maso, hasigaye amaso gusa, yambaye ibintu by'umukara, ubona ko nyine uyu mukobwa yinjiye rwose atari usanzwe. Gavina rero akimukubita amaso yahise abwira umuvandimwe we ati buretse nongera ngo uhamagare, ahita akupa telefone. Nyamara umuvandimwe we yatunguwe n'ukuntu Gavina mukubye yihuse cyane. Yahise yongera aramuhamagara, ariko Gavina ntiyitaba kuko yari ameze nyine
nk'umuntu utunguwe cyangwa se umuntu uri gutekereza impamvu Jovial yaba ari hano. Jovial rero yahise aramubwira ati abandi bose barapfuye wowe ntiwapfa, kubera iki rwose ushaka umugabo wanjye, kubera iki ushaka urukundo rw'ubuzima bwanjye, uriya musore naramukunze kuva kera kose, uraza uramuntwara, warapfuye nabwo ntiyaretse kugutekereza, none n'ubu kandi urongera uragarutse. Gavina rero ntabwo yari ari kumva ibyo uyu mukobwa ari kuvuga, kuko ntabwo yari azi ko nyine na mbere hose yamukundaga. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati umva rero nkubwire Gavina, narabibonye kuri indwanyi ushaka kurwanira urukundo, niba ushaka kurwanira nanjye umugabo ngaho haguruka muri ako gatebe, haguruka rwose maze uze turwane. Urabona ngo araguhitamo, akaguhitamo uri muzima, akanaguhitamo ugenda wicaye koko? Ntabwo ibyo bintu mbyumva, n'iyo sura yangiritse gutyo n'ubundi aracyagukunda kundusha. Kano kanya Gavina yari yatangiye kugira ubwoba kubera ko yagiye kubona uyu mukobwa akuye icyuma mu mufuka, ati ngaho haguruka uze turwane, niba wariyemeje kurwanira umugabo haguruka. Naho rero Gavina atari ko simbasha guhaguruka, urabizi ko ntabasha kuva muri iyi ntebe. Uyu mukobwa ati vamo, ndakubwiye ngo va muri iyo ntebe maze uze turwane. Yatangiye rero kumukurura, ari nako kandi Gavina yahise agwa hasi kubera ko nyine nta mbaraga yari afite zo guhagarara. Gusa wa muvandimwe wa Gavina akimara guhamagara inshuro nyinshi cyane, ahamagara mukuru we murumuna we ntamwitabe, yahise aza yihuta kuko yumvaga ari gutekereza ko ahari hashobora kuba rwose hari ikintu kiri kuba atazi icyo ari cyo. Nyamara ari mu nzira ni nako kandi na Nikora nawe yari atekereje ko atari buryame uyu munsi atabanje kuza kureba umukunzi we uko ameze, niba ameze neza, niba yiriwe neza, yagombaga kuza akabanza akamusuhuza. Bose rero bahuriye hano, maze mu kwinjira basanga Jovial afashe icyuma yari agiye kugitera neza neza Gavina, dore ko rwose yari yiyemeje kumukura ku isi, ubundi nyine agasigarana Nikora. Nikora rero yahise amufata maze amufatira amaboko inyuma, bahise bahamagara polisi rero maze ihita iza iramutwara. Gavina yari afite ubwoba, yabwiye Nikora ati ndakubwiza ukuri haburaga gato rwose ngo anyivugane, nabonaga mpfuye neza, nubwo rwose narokotse iyi mpanuka, ariko nabonaga hari uyu munsi ari wo wanjye wa nyuma. Nikora ati hoya ntabwo bishoboka, nta nubwo kandi ushobora kongera kunsiga ukundi. Izi nkuru rero bazibwiye mama wa Nikora maze arumirwa, aravuga ati uyu mukobwa ntabwo nari nzi ko ari umugome bigeze aha ngaha, yashakaga kongera kunyicira umukazana kandi nari ngize amahirwe yo kongera kumubona. Nikora ati nanjye ntabwo nari nzi ko yagira umutima wa kinyamaswa kuriya, ntabwo nari nzi ko buriya yahoranaga ishyari mu mutima, nari nzi ko rwose ari umwana mwiza ndetse woroshya ibintu, wumva byoroshye, ariko ibyo twamubonagaho siko byari bimeze. Hashize iminsi rero maze batangira nyine kujyana Gavina kwa muganga, batangiye kujya bamugorora ingingo, dore ko nyine ntabwo bari barigeze bavuga ko atazongera kugenda, nuko yari yaravunitse gusa, ariko byaragaragaraga ko azongera agakira akamera neza. Yatangiye rero kugenda abasha gutera intambwe buhoro buhoro, buhoro cyane rwose, bigenda biza kugeza n'ubwo yabashije guhagarara. Yarakize neza, noneho basigara bamuvuza inkovu kandi nazo byageze aho zirakira, maze asubirana ya sura yari afite mbere. Gusa muri uru rugendo rutoroshye nta na rimwe rwose Nikora yigeze amujya kure, yamuhoraga hafi, yamufashaga muri byose. Umunsi umwe rero Nikora yabwiye Gavina ko amushaka iwe akaza kumusura maze bakaganira. Gavina rero yaje kumureba nyine nk'ibisanzwe. Akihagera rero yasanze n'ubundi Nikora yongeye yateguye bushyashya, maze ahita yongera arapfukama. Yaramubwiye ati mbigusabye ubwa kabiri, wakwemera kumbera umugore? Aka kanya n'ubundi yari afite indi mpeta mu ntoki. Naho rero Gavina yaramwitegereje maze yumva amarangamutima aramurenze. Yaramubwiye ati ariko mukunzi, nibyo rwose burya icyo Imana yafatanyije nta muntu ujya ugitandukanya. Ndabyemeye ku nshuro kandi ya kenshi cyane, ku nshuro ntazi umubare. Nanone rero Nikora yamukuyemo ya mpeta
maze amwambika indi nshyashya yari yamuguriye. Yaramubwiye ati gusa nyine izi mpeta zose ni izawe, uzajya uzambara aho ushaka ariko zose ni izawe. Gusa nyine wumve ko nishimye uyu munsi, ko nongeye kubona urukundo rw'ubuzima bwanjye kandi wongeye kunyemereye kumbera umufasha. Barahagurutse rero barahoberana, baraserebura. Noneho byari birenze kure uko bigeze guserebura cya gihe cya mbere. Nyuma y'igihe gito rero bakoze ubukwe, kubera ko ntabwo noneho bagombaga gutinda. N'ubundi nyine bari bariteguye bihagije, dore ko nyine bari barakundanye n'igihe kinini. Bakoze ubukwe bwiza rero, ibyishimo byari byose. Mama wabo yari afite umunezero udasanzwe. Bamaze rero gukora ubukwe, maze nyine Joviale abandikira ibaruwa yababwiraga ko yifuza kubabona bombi babiri, ko rwose bamubabariye bazaza kumusura. Mama wabo rero nibo bayibazaniye. Nikora akimara kuyisoma yahise abwira mama we ati ntabwo nifuza kongera kubona uriya mukobwa mu maso, ikindi kandi ngiye gusaba ko atazongera na rimwe kurebana n'umugore wanjye mu maso, ko ahantu hose niyo bazamufungura cyangwa ari ukundi byazagenda, ko umunsi yongeye kurebana n'umugore wanjye mu maso n'ubundi bazongera bakamufunga. Ntabwo rero rwose yashakaga ko bajyayo, nuko bwose Nikora rero yabwiye Gavina ati sinzigera mbabarira uriya mukobwa ukundi wari ugiye kukunyambura. Gavina rero yaramubwiye ati gusa nyine tugomba gushima Imana ku byabaye byose, kubera ko Imana yaraturinze kandi iturindira urukundo. Nubwo twagiye tunyura mu nzira zitoroshye, ariko nibura byarangiye twongeye tubaye umwe. Naho rero Nikora yaramubwiye ati guhera uyu munsi ntuzi ukuntu wajya kunyingingira kujya gusenga, noneho ubu ngubu ninjye nzajya nkubyutsa, tugomba kuzajya tujya gusenga kugira ngo dushime Imana. Gavina rero yaramuhobereye ati ni ukuri ndagukunda cyane. Naho rero Nikora ati nanjye ndagukunda cyane kandi uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Inkuru yacu y'urukundo rero nawe tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.